1994 jenoside yagize umurego ukomeye cyane, bikaba byararanzwe n'ibikorwa bikurikira. Igikorwa cya mbere nuko abafaransa bakomeje gufasha guverinoma y'abicanyi yayoborwaga na Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda, yanashyiriweho muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Kuvana abantu mu Rwanda bajyanwa mu Faransa, abantu b'intagondwa nabwo byarakomeje. Imfubyi 94 zakomokaga mu miryango y'abasirikare baraba leta ya Habyarimana barererwaga mu kigo cy'imfubyi i Masaka cyitwaga Orphelinat Sainte Agathe, bajyanwe i Paris ku iyo tariki ya 10 Mata 1994 babanyuze Bangi muri Centre Africa, bagenda baherekejwe n'abantu 34, ariko umwirondoro wabo ntibigeze utangazwa. Nubwo utatangajwe, ariko abenshi muri bo nabavanywe muri Orphelinat, barimo abakozi bayikoragamo n'abayoboraga. Tariki ya 10 Mata z'ukwa 4 1994, uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri guverinoma yakoraga jenoside Jérôme Bicamumpaka yakiriwe na ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda witwaga Jean Michel Marot mu biro bya ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, amusaba ko ingabo z'Ubufaransa zigomba gutabara kugira ngo zishyire ibintu ku murongo. Ni ukuvuga ko yamusabaga ko ingabo z'Ubufaransa zigomba kwinjira mu mirwano ku ruhande rwa leta y'abatabazi mu ntambara barwanaga na FPR. Abafaransa ntabwo bigeze babwira Jérôme Bicamumpaka ko agomba guhagarika ubwicanyi, bikerekana ko cyabaye icyemezo cyo gushyigikira jenoside. Kuri iyo tariki ya 10 1994, abasenyeri Gatolika banditse itangazo ko bababajwe n'urupfu rwa Habyarimana, ariko ntibigera muri iryo tangazo bamagana jenoside yakorwaga abatutsi. Iryo tangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Tadeo Nsengiyumva, wari umuyobozi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi, akaba yaranayoboraga inama y'abasenyeri icyo gihe. Risohoka mu kinyamakuru cya Vatican cyitwa Osservatore Romano. Mu kuvuga ko babajwe n'urupfu rwa Habyarimana, banongeyeho ko banababajwe n'umubare w'abishwe nyuma. Abasenyeri bavugaga ubwicanyi muri rusange, ariko ntiberure ngo bavuge ko abicwa ari abatutsi kandi bazizwe ubwoko bwabo, ntibanerure ngo bavuge ababica baribo. Abasenyeri banashimye cyane muri iryo tangazo ingabo za Habyarimana ngo zabungabungaga umutekano mu gihugu. Bishimiye ishyirwaho rya guverinoma nshya, bayisezeranya kuyishyigikira, basaba abanyarwanda kuyishyigikira, bakitabira ibyo yasabaga byose. Ibi bikaba byerekana ko abasenyeri Gatolika beruye bagashyigikira guverinoma byagaragaraga ko ikora ubwicanyi, kandi iyo guverinoma ntibayamagane ngo bayibuze gukora jenoside yakoraga. Ubwicanyi bwakorewe abatutsi bwarakomeje hirya no hino mu gihugu, bukorerwa i Rushashi muri Kigali ngari. Abatutsi benshi bari bahungiye ahitwa Irwankuba kuri Paruwasi Gatolika, barahicirwa kuri iyi tariki ya 10 Mata. Bicirwa hafi y'ibiro by'umurenge wa Rushashi, hahoze Superefetura Rushashi, hahoze n'urukiko. Bicirwa Ishyomwe ndetse no mu gace k'ubucuruzi ka Kinyari, aho nanone bari barahise izina rya CND. Rushashi ni ahantu habereye inama zitegura ubwicanyi bukorerwa abatutsi. Harimo izabereye kwa burugumesitiri yahoze ari komine Musasa witwaga Havugimana Loise, ndetse no ku biro by'iyo komine. Harimo izaberaga ku cyicaro cya Prefetura Kigali ngari ziyobowe na Prefet Karera François. Hari izaberaga ku biro bya Superefetura Rushashi, izaberaga ku biro bya komine Rushashi kuri segiteri ya Shyomwe, izaberaga mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi EAV Rushashi, no ku biro bya segiteri Joma. Twakwibutsa ko Prefet Karera François yahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, akatirwa igifungo cya burundu, akaba yaranaguye muri gereza. Kuri iyo tariki mu karere ka Nyaruguru, uwitwa Mugirangabo Silas wari burugumesitiri wa komine Rwamiko, afatanyije na Superefe Biniga Damian, barimbuye abatutsi bari bahungiye mu kigo nderabuzima cya Ruramba mu yahoze ari komine Rwamiko ku Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Ku itariki ya 10 Mata 1994, abatutsi benshi bari bahungiye mu kigo nderabuzima cya Ruramba baricwa. Abagize uruhare mu kubica barimo Mugirangabo Silas wari burugumesitiri wa komine Rwamiko, Mutaganda wari konseye wa Ruramba, Gafaranga Innocent wari inspecteur w'amashuri muri komine Rwamiko, Nkurikinka Celestin wari umwarimu, Kidahendo Swaridi
wari mu mpuzamugambi za CDR, Kabuga Leodomire ni wari umusederi, Nkuriza Felician, Ndabarinze Juvenal wari directeur y'uruganda rw'icyayi rwa Mata, Nkuriza Anatole wari ushinzwe urubyiruko, Sous-Préfet Biniga wa Sous-Préfecture ya Munini nawe bigizemo uruhare rukomeye. Inama zakoreshwaga n'ubutegetsi icyo gihe zikategura uburyo abatutsi bari bwicwe, zikabera kuri centre ya Ruramba ahari hubatse isoko. Izo nama zikayoborwa na Sous-Préfet Biniga. Mu Ruramba muri iki gihe hari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rushyinguyemo imibiri iri hagati y'200 n'500. Ikindi gikorwa cyaranze yicwa ry'abatutsi ku itariki ya 10 Mata 1994 ni abatutsi biciwe muri Ngororero mu yahoze ari commune Satinski batwikishwa lisansi. Kuva itariki ya 8 kugeza ya 10 Mata 1994 mu Ngororero ahahoze hari ingoro bitaga ya MRND nahahoze ibiro bya Sous-Préfecture ya Ngororero, hicwa abatutsi benshi bari baturutse mu zari commune Satinski, Ramba na Gaseke no mu nkengero zaho, ariko hari n'abatwikiwe muri ayo mazu y'ubutegetsi hakoreshejwe lisansi mu gihe bo bibwiraga ko baje kuhihisha. Inama nyinshi zabaye zirebana no kubica zaberaga mu byari biro bya Sous-Préfecture ya Ngororero, ku biro bya commune Ramba, Gaseke na Satinski. Abenshi mu batutsi bishwe ku itariki ya 10 Mata 1994 ubu ngubu ni nayo tariki akarere kibukiraho bahaguye, nubwo hari abari batangiye kwicwa mbere yo tariki. Amazina ya bamwe mu biciwe mu bantu biciwe ku rwibutso naba bakurikira: Rwangarinda Berikimasi wari umwarimu, uyu izina rye riri kuri urwibutso, ndetse n'umuryango we. Umucuruzi Bizibungu Martine, umuryango wa Rukara n'abandi, muri bamwe bahahungiraga nyuma bagasubira mu ngo zabo. Mu cyari biro bya Sous-Préfecture ya Ngororero hakusanyijwe kandi hanicirwa abatutsi nyuma y'inama yabereye ku biro bya za commune Ramba, Gaseke na Satinski. Abasirikare bo mu kigo cya Gako nabo barimburiye abatutsi ku musozi wa Rebero mu murenge wa Mayange. Uyu musozi wa Rebero uherereye mu karere k'Ubugesera umurenge wa Mayange, abatutsi bahahungiye guhera ku itariki ya 8 Mata 1994 batangira kwirwanaho, ariko bigeze itariki ya 10 z'ukwa kane haje abasirikare bavuye mu kigo cya gisirikare cya Gako barasa abatutsi bari kuri uwo musozi. Bari bashoboye gusubizayo ibitero by'intaramwe byinshi, harokotse bake cyane kuko abasirikare babarasaga, noneho intaramwe zikaza nyuma zirangiza ababaga bakomeretse zikabatema bakabamaraho. Igahanga mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro guhera ku itariki ya 8 z'ukwa kane 1994 ubwo jenoside yari karije umurego, hari abatutsi bahungiye muri Kiliziya ya Gahanga. Abenshi bayihungiyemo baturutse mu bice bitandukanye bya Gahanga, hinjiyemo haza kuza abahutu biganjemo intaramwe nyinshi, barabatera. Uwari umututsi wese baramwishe. Itariki ya 10 hari n'abahutu bake bari bahahungiye bibwira yuko bo bashobora nabo kwicwa, ariko ku itariki ya 10 intaramwe zaraje zivana mu bahutu bake bari bahungiye zisigamo abatutsi gusa. Uwo munsi itariki ya 10 z'ukwa kane noneho bakomeza batangira kwica abatutsi bari muri iyo kiliziya. Uwari konseye Buregeya niwe yagiye guhuruza abasirikare ngo baze kubafasha bakoresheje imbunda. Haje abasirikare bararasa abatutsi bose bari bahaguye, haza interahamwe zikajya zireba abatutsi bagihumeka nabo zirabica. Ubu muri iyo kiliziya ya Gahanga hari urwibutso rushyinguyemo imibiri igera ku 7,000 y'abatutsi biciwe i Gahanga kuri iyo tariki. Muri commune Murambi mu karere ka Gatsibo yaburwaga na Gatete Jean Baptiste ku itariki ya 10 z'ukwa kane nanone 1994 ubwicanyi bwarakomeje. Interahamwe z'Murambi zifatanya n'izaturutse Imuvumba bakomeza kwica abatutsi bo muri Murambi, bakabajugunya mu byobo by'imisarane byari byaracukuwe hafi ya kiliziya, harimo kimwe kinini cyane kirengeje metero 35. Abicanyi bari ku isonga ni Gahirwa Apollinaire wanahamwe n'ibyaha bya jenoside akaba yarangije igihano cye, hakaba n'uwitwaga Kwandi utarigeze aboneka ngo ashyikirizwe ubutabera, ndetse n'izindi nterahamwe. Ubwicanyi ku iyo tariki ya 10 bwakomereje ahantu hatandukanye, gutangira gukorwa i Nyarubuye, gukomereza ahitwa Karambi,
muri komine Cyangugu, Kimbogo, Icyangugu, abarenga 1000 biciwe muri kiliziya ya Zaza itariki ya 10 hashyira iya 11 Mata 1994.